Mu myaka ishize abarimu bari batsimbaraye ku mikorere ishaje yo gukoresha ikibaho aho gukoresha ikoranabuhanga mu myigishirize, ariko nanone bakaba barabiterwaga n'imbogamizi bahuraga nazo z'ubumenyi buke ndetse no kwanga ko bagira bimwe mu bikoresho bangiza. Shyaka Emmanuel, umuhuzabikorwa w'imishinga mu kigo cy'igihugu gishinzwe uburezi REB, ashimangira ko izo mbogamizi zitakirangwa mu burezi binyuze mu mahugurwa bahereza abarimu. Twafashe ya mbere mu guhugura abarimu baba bashinzwe abanyeshuri mu mashuri abanza, baba bashinzwe abanyeshuri mu mashuri yisumbuye, ku buryo ubu ngubu icyo twababwira nuko ibyumba biri kuri gahunda, kuri timetable y'ishuri, aho abana bagomba kugira umwanya wo kujya muri smart classroom bagakora ubushakashatsi, bakiga gukoresha bakiga gukoresha ikoranabuhanga. Nabo ubwabo mbere buri cyana biteraga cyari ikibazo cya mindset, aho wasangaga kubera ko batari bakigishijwe ubwabyo kuba batazi akamaro ko gukoresha ikoranabuhanga mu myigire n'imyigisha. Ariko ubu mpamya yuko imyumvire yarahindutse, mindset yarahindutse, ku buryo ubu ngubu ubwabo maze kubona icyiza cyo gukoresha mudasobwa mu gutegura inyigisho cyangwa se mu gukora ubushakashatsi ku masomo bashinzwe kwigisha, yaba y'ubutabire, yaba y'ibijyanye n'ibidukikije cyangwa se najyanye n'indimi na za siyansi. Rero twumva yuko ubu ngubu twatangiye kubona impinduka nziza kubera aya mahugurwa bahawe, kubera izi mudasobwa bahawe, kandi hari n'izindi zirimo kugenda ziza turimo kwegeranya zigenda zigurwa kugira ngo tuzibahereze, kugira ngo nabwo ya ntumbero igihugu gifite yo kushingira kugira iterambere rishingiye ku bumenyi n'ikoranabuhanga igerweho. Kubona imfashanyigisho mu buryo bworoshye ndetse n'izindi mbogamizi ni bimwe mu byakemuwe n'ikoranabuhanga, nk'uko Ireme Anastase, umwarimu ushinzwe gufasha bagenzi be mu myigishirize y'ikoranabuhanga muri iki kigo, abivuga. Ni urugero wenda nka mbere washakaga ibitabo ukabibura, ariko ubu ngubu nta mwarimu ukibura igitabo kuko iri koranabuhanga riradufasha cyane. Niba wenda cya gitabo kiri printed wari ushaka kitari gihari, ko online kirahari, ntago bihita bigufasha rero mu mfashanyigisho ukagenda ukakidownloadinga ukakifashisha mu buzima bwa buri munsi wigisha amasomo. Mu gihe mbere cyabaga kidahari ukavuga ngo nta mfashanyigisho mfite, kubona amasomo bukaba bigoranye, ariko ubu ngubu byaroroshye kuko igitabo kitaboneka kiri printed kubera wenda ubuke bwabyo. Ubu ngubu online kirabona. Niba ari nk'inkuru wenda zishushanyije uzifashishe mu kwereka abana icyo gihe, kuko ufata niba ushaka nko kwereka inkuru ishushanyije abana, ushobora kwifashisha ya mashini ushije kuri projecteur, wa mwana akabona ya nkuru ishushanyije. Niba ari ya video isobanura ikintu runaka cy'isomo ugiye gutanga, ukifashisha ya video uyiprojese, abana bose bakagira gute, bakayibona, bakabona noneho nka yamfashanyigisho ya buri munsi muri rya somo ryawe. Kwigisha hifashishijwe ikoranabuhanga bizwi nka e-learning ngo byaje ari igisubizo kuko byatinyuye abarimu kandi bibafasha mu mitegurire, nk'uko bigarukwa n'umuyobozi w'ikigo cy'amashuri abanza cya Muhima, Umaze Mary. Nanone hari ikindi cyiza navuga ko ari nka motivation ku barimu, cyangwa cyatumye abarimu batinyuka ikoranabuhanga. Ubu systeme zashyizweho zo gukoresha ikoranabuhanga mu burezi, harimo nko kwiga bakoresheje e-learning. Ibyo bigatuma abarimu batinyuka ikoranabuhanga. Ikindi kiyongereyeho ni uburyo bwo gushyira amanota y'abanyeshuri, gukura ibizamini ndetse n'amasuzuma bakoresheje ikoranabuhanga, hakandikwa n'amanota muri systeme bita kamisi, aho bashyiramo amanota n'ibindi byose bijyanye n'amasomo abarimu bafite. Ugasanga rero ibyo byadufashije kugira ngo buri mwarimu abigire ibye, anabitinyuke. Uyu munsi rwose navuga ko duhagaze neza ku bijyanye n'ikoranabuhanga kubera ingamba zose leta yagiye ishyiraho. Ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi REB kimaze guhugura abarenga 25,000 mu mikoreshereze y'ikoranabuhanga ku bijyanye n'imyigire n'imyigishirize, no guhugura abarenga 13,700 bo mu mashuri abanza kugira ngo babashe kumenya uko babyaza umusaruro mashini bahabwa binyuze mu bushakashatsi bakora ndetse no gutegura integanyanyigisho. Koko mu minsi ishize cyari gihari, aho wasangaga twabaga twaratanze imashini mu mashuri yisumbuye n'aya primaire zagombaga kujya muri za smart classroom cyangwa se mu byumba by'ikoranabuhanga kugira ngo zifashe abana kwiga ikoreshwa ry'ikoranabuhanga
mu masomo biga, ari nabyo ikanabafasha rimwe na rimwe no gukora ubushakashatsi cyangwa ubucukumbuzi kugira ngo bunguke byinshi mu byo biga. Ikindi ni uko izi mashini twazitangaga mu barimu kugira ngo nazo ubwabyo zibafashe gutegura amasomo neza yabo ashingiye ku bushakashatsi. Ariko ubu ngubu icyo twavuga ni uko ubu cyakemutse kubera ko ubu urwego rw'igihugu rushinzwe uburezi bw'ibanze REB rumaze guhugura hafi abarimu barenga 25,000 mu ikoreshwa ry'ikoranabuhanga mu myigire n'imyigishirize. Tukaba tumaze no guhugura abarimu 13,700 b'amashuri abanza kugira ngo babashe kumenya za mashini bahawe, ese bazibyaza gute umusaruro mu bushakashatsi bakora, ese bazibyaza gute umusaruro mu gutegura integanyanyigisho zabo cyangwa se gutegura amasomo bigisha abana. Twumva rero iki kibazo kuba twaramaze guhugura abarimu mu mashuri, tumaze gutanga imashini zihagije mudasobwa muri za smart classrooms. Ubu twatangiye na gahunda ya leta y'imashini kumwe ku mwarimu, one laptop per teacher, ku buryo nayo ni gahunda twatangiye. Hari imashini zimaze kugurwa tumaze guha abarimu, hari n'izindi zigiye kuza zirenga 20,000 tugiye kuba, ku buryo rero ubu ngubu twumva ko icyo kibazo kimaze gukemuka kubera ko twafashe ya mbere mu guhugura abarimu, baba abashinzwe abanyeshuri mu mashuri abanza, baba abashinzwe abanyeshuri mu mashuri yisumbuye. Ku buryo ubu ngubu icyo twababwira ni uko ibyumba biri kuri gahunda, kuri timetable y'ishuri, aho abana bagomba kugira umwanya wo kujya muri smart classroom bagakora ubushakashatsi, bakiga gukoresha bakiga gukoresha ikoranabuhanga mu myigire yabo, kuko ejo nibo bazaba ari abarezi b'igihugu no muri kwa kwigisha bizabura niba bazi kurikoresha. Rero umusanzu wanyu kare waratanzwe, mwarahuguye, kompyuta zirahari, abayobozi b'ibigo by'amashuri barasabye iki? Abayobozi b'ibigo by'amashuri ni n'ubukangurambaga ni sensitization tumaze iminsi dukora, kandi dukomeza tunabakangurira abayobozi b'ibigo by'amashuri. Turabasaba yuko bareka ibyumba bya smart classrooms cyangwa se ibyumba by'ikoranabuhanga bigakingurwa, abanyeshuri bakabigiraho access, bagakoresha ziriya mashini mu kwiga gukoresha ikoranabuhanga mu myigire yabo. Mwaba mwaratekereje kuba yenda kugushyiraho kuvanga ingamba, ibihano cyangwa se uburyo bwo guhitura uwo muzasanga adatanga uburenganzira bwo gukoresha smart classroom? Cyane rwose ingamba zarafashwe. Ubu ngubu hamaze iminsi hanozwa amabwiriza azozwa mu mashuri, usibye ko n'abayobozi b'ibigo na ba DD b'uturere baba bafite gukurikirana imyigishirize cyangwa se imikorere imyigishirize y'ibigo by'amashuri umunsi ku munsi. Bose twabakoresheje inama, twagiye tujya amahugurwa atandukanye ku buryo babizi yuko ubu kirazira kikaziririza kuba bafata igikoresho cy'ikoranabuhanga wahaye ugomba guha abarimu kugira ngo kibafashe mu kwigisha no gutegura amasomo cyangwa se gukora ubushakashatsi ngo ube wakibika. Rero ni ibintu tumaze iminsi tubakangurira, twaganiye n'amashuri ku buryo ubu ngubu twibaza yuko icyo kibazo kimaze gukemuka, kandi muragenda mubibona mu musaruro uburyo abana basigaye batsinda. Murabona abana amanota y'ibizamini bigisohoka uburyo abana batsinze. Uwo bizagaragaraho rwose azafatirwa ibihano, usibye ko nzi yuko nabo ubwabo mbere buri cyana biteraga cyari ikibazo cya mindset, aho wasangaga kubera ko batari bakigishijwe ubwabyo, kuba batazi akamaro ko gukoresha ikoranabuhanga mu myigire n'imyigisho. Ariko ubu mpamya yuko imyumvire yarahindutse, mindset yarahindutse, ku buryo ubu ngubu ubwabo maze kubona icyiza cyo gukoresha mudasobwa mu gutegura inyigisho cyangwa se mu gukora ubushakashatsi ku masomo bashinzwe kwigisha, yaba y'ubutabire, yaba y'ibijyanye n'ibidukikije cyangwa se n'ajyanye n'indimi na za siyansi. Rero twumva yuko ubu ngubu twatangiye kubona impinduka nziza kubera aya mahugurwa bahawe, kubera izi mudasobwa bahawe, kandi hari n'izindi zirimo kugenda ziza turimo kwegeranya zigenda zigurwa kugira ngo tuzibahereze, kugira ngo nabwo ya ntumbero igihugu gifite yo kushingira kugira iterambere rishingiye ku bumenyi n'ikoranabuhanga igerweho.